kujya mwumva warokotse yavuga ubuhamya asoza avuga ngo nuko inkotanyi ziraza ubuzima buraboneka. Inkotanyi ni ubuzima kandi turabashimira, tuzahora tubashimira igihango twagiranye igihe muhagarika jenoside, imihoro yari turi hejuru mukavuga ngo bihagarare, turabashimira. Nyakubahwa Minisita, munyemerere ntumire hano waje hagarariye Ibuka, Madame Vice President wa mbere wa Ibuka, umwanya n'uyu. Murakoze. Nyakubahwa Ministre w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Nyakubahwa Guverineri, banyakubahwa basenateri, banyakubahwa depite, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Rusizi, banyakubahwa mugize inzego z'umutekano, abayobozi b'amadini, Nyakubahwa Musenyeri n'abandi turi kumwe, bavandimwe muteraniye kuri uru rwibutso rwa Nyarushishi, mwaturutse hirya no hino mu gihugu kugira ngo muze duhe agaciro, twubahe abacu, tubasubiza agaciro bambuwe. Uyu munsi ngo duteranira aha tubabwire ko tubakunda. Ndagira ngo mu izina rya Ibuka ntangire mbabwira ngo mukomere kandi muhumure, by'umwihariko abacitse ku icumu turi kumwe ahangaha, babwire ngo muhobere ubuzima kandi mwihangane, cyane cyane abafite ababyeyi, abavandimwe, inshuti, abantu mwese mwakundaga baruhukiye muri uru rwibutso, cyane cyane abafite abo tugiye gushyingura uyu munsi bakibabona. Ni nyuma y'imyaka 32 kubabwira ngo mukomere muhumure gusa, ubwabyo nabyo ntibyoroshye, ariko nta rindi jambo twabona usibye kubabwira ngo mwihangane. Barora n'abandi muriho mushyingura uyu munsi wa none, nta rindi jambo twabona, ariko mukomere. Jenoside yaratubabaje, jenoside yatubereye kabutindi, akaga umuntu adashobora gusobanura. Nubwo Kabarisa yagerageje, ndagushimira rwose, wagerageje no kwibuka amatariki n'ahantu wagiye unyura, wakoze. N'abandi niyo wamubwira ngo asubire mu buhamya ntabwo buba bworoshye, ntiwabasha kuvuga mu isaha imwe gusa iminsi 100 uko yagiye ikurikirana, kubera ko jenoside barayiteguye mu buryo bwuzuye igihugu cyose, ku buryo bica mu buryo bumwe, mu buryo busa abatutsi, ntawe bagiriye imbabazi habe n'uruhinja. Urupfu udashobora gusobanura, urupfu bari bwicire abantu kuri iyi misozi, ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kugutabara. Kandi icyari gikomeye, abatutsi bicwaga na leta. Mutekerezaho leta igura imipanga, reka ngaruke nko kuri raporo gato yo muri 1992 na 1993, leta yaguze imipanga 2,581 ifite agaciro k'amadolari 725,669. Iza kugura indi imihoro n'imipanga hagati ya 91 na 94 y'ibiro 3,385,568, ibigura amadolari arenga miliyoni 4,671,553. Mu kwa 11/1993 uruganda sosiyete ya Kabuga yitwaga ETS
yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro yari yivanye mu Bushinwa. Mu kwa gatatu haguzwe indi mihoro ingana n'ibihumbi 50. Mu kwa gatatu 1992 Minisiteri y'Ingabo yaguze mu Misiri intwaro zirimo imbunda n'ibisasu bigizwe na rokete na grenade zo guha abaturage ngo bice abatutsi. Leta yishe abatutsi, yateguye jenoside. Niyo ukomeje wumva abantu abacitse ku icumu bavuga ko jenoside iriho iba bicwaga n'abasirikare n'abapolisi n'abandi bantu bose bakabaye babarinzi. Abacitse ku icumu abatutsi bari baratereye burundu icyizere leta. Wibaza ngo ubundi leta ibigiki ku buryo wavuga ngo abantu baragura imipanga, bagura imihoro n'imbunda byo kwica abaturage. Twari twaratereye burundu icyizere amadini. Twajyaga mu kiliziya abantu bazi yuko aho hantu ari ahantu hatagatifu, hari Imana, hari uburyo bwinshi bwo kuharindirwa. Ariko amakiliziya bayatwikiyemo abatutsi, babicira kuri aritari, barahaba bagira. Twari dufite icyizere nanone mu baturanyi twari duturanye. Babaga ari abantu beza, abantu mwasangiraga, abantu mwaganiraga, kumva ngo umunota umwe birahindutse bagiye kwica abatutsi nabyo ubwabyo byari bigoye. Rwari urupfu udafite ahantu na hamwe ushobora kwerekeza. Leta ntiri bugutabare, amadini nta gutabara, abaturanyi ntibagutabara, ahubwo hita wibaza ngo ubuhari habaye ikigoko. Ni iki kintu cyabaye ku buryo umuntu mwaturanye, mwasangiye, mwabyaraniye abana muri batisimu bahindukira bati wowe uri umututsi, igikurikiraho nuko kubaga tukakwica. Kuko ubuhabaye iki? Ukongera ukibaza ngo ubundi se abatutsi bo nihe batatabaje ngo ijwi ryabo rihagere, be kwicwa urupfu rumeze gutya wenda batabarwe. Nabyo ukabibura kuko ni urupfu umuntu adashobora gutekerereza undi ngo arusobanure. Ariko muri ibyo byose nuko inkotanyi ziraza. Nta wajya abona uko ashimira inkotanyi mu buryo bunoze kandi bukwiye. Zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inkotanyi zatubereye ubuzima, inkotanyi zatubereye abagabo, mwatubereye intwari. Tuzajya duhora tubivuga, abariho babyumve, abo turi kumwe uyu munsi, Imana iguha umugisha wakoze uko ushoboye. N'abatakiriho baba barapfuye bariho barwana kugira ngo barebe ko bahagarika jenoside, kugira ngo barebe ko hari uwo barokora bakamutabara. Uyu munsi hakaba hari abavuga ubuhamya, turiho tubona abacu nk'uko tukabashyingura mu cyubahiro mu buryo bukwiye. Ubyumve ko tugushimira kandi mwarakoze uko mubishoboye kose. Duteranya aha uyu munsi ngo twibuke abacu. Muhumure mukomere, ni umunsi mwiza, ni umunsi natwe ubwacu duha agaciro gakomeye. Ni umunsi twicara aha ku rwibutso tukabwira abacu ko tubakunda. Haba hari abo twabonye twagize umugisha tukabashyingura mu buryo bukwiye, kandi ntibikajye bibahahamura abariho mushyingura. Mujye mukomera no kuba tubabonye biba ari ibintu byiza, ngo tubaha agaciro kabo. Mujye mukora uko mushoboye mubikomereremo, bye kubahungabanya, musubize agatima mu gitereko, tubaherekeze kandi mukomeye. Ni umunsi duteranira aha ku rwibutso ngo twongere dusubire mu mateka yacu nk'abanyarwanda, tumenye ububi bwa jenoside aho bwatugejeje,
tugayiraha ku mugaragaro abantu bakoze jenoside, bakatwicira ababyeyi, bakatwicira abavandimwe, bakatwicira inshuti, kandi mu by'ukuri nabo ubwabo bari abavandimwe. Kugira ngo dufate ingamba tuvuge ngo ntibizongera kubaho ukundi. Ni umunsi nanone twicara aha nk'abanyarwanda, turaba turiho twibuka abacu nibyo, ariko tunahamye ko ubumwe bw'abanyarwanda bwubatswe bugahama bugakunda mu gihe twabonaga mu by'ukuri bigoye. Nta wabonaga aho byaturuka ngo ubumwe bw'abanyarwanda bukundi, kuko abari bishe abatutsi ni abaturanyi, nta babyeyi, umubyeyi yicaraga abana be bwite, ni abantu twasangiye twaturanye. Kongera kuduhuza ngo dukundane tuganire ntabwo byari ibintu byoroshye. No kongera kugarura icyizere gikomeye kuri leta, tumenye ko leta mbi yasimbuwe na leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda, ihumuriza abanyarwanda twese, igahumuriza abacitse ku icumu, ikatwitaho mu buryo bukwiye, tukagarura icyo cyizere, tukagarura uwo mutima. Ni ikintu gikomeye. N'amadini ubwayo twongere tujye mu misa dusenge, tujye mu kiliziya, tujye mu rusengero, nabyo ni ibintu bikomeye. Dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, turayishimira. Kandi nanone duhamya ahangaha nk'abanyarwanda ko tugomba gukora uko dushoboye natwe tukaba abarinzi b'iki gihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika dutangira iki cyunamo yaratubwiye ngo ntabwo jenoside izongera kubaho ukundi. Nibyo, tugomba gukora uko dushoboye tukarwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera hose, kugira ngo natwe duhamanye nawe koko ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Ndagira ngo nsoze mbashimira mwese abaturutse hirya no hino kugira ngo muze duha agaciro abacu, duteranira aha tubibuke, tubabwire ko tukibakunda, ko urukundo rwacu nabo rutazigera na rimwe rusibangana, kandi ko nta na rimwe tuzigera na rimwe tubibagirwa. Tuzaya duhora tuze tubibuke, tubaha indabyo nziza, tubaririmbire indirimbo nyinshi. Nshimira Bonome na Oliva mwakoze, n'abandi mujye muhanga izindi kugira ngo tukubuke abacu mu buryo bukwiye. Tubavuga amazina, mujye mubavuga amazina. Ni abantu beza, babayeho neza, bari bafite icyizere n'urukundo bikomeye. Tujye tubavuga rero no mu mazina yabo. Mbashimire bavandimwe mwese muteraniye ahangaha uyu mwanya wose twafashe ngo tuze twibuka abacu. Imana ibahe umugisha, Imana ihe umugisha iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri, tugeze mu mwanya mwiza wo kubatumira, tugeze mu mwanya dutegereje ijambo ryanyu ryiza. Ndagira ngo mbabwire ngo karibu, namwe Imana ibahe umugisha. Turabakiriye.